DDK TV Gospel Show. turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turabakunda cyane kandi turabizi, turanabyizera neza yuko namwe mudukunda. Uwiteka abaho umugisha aho muherereye hose. Ni ukuri turi kubashima cyane, ntabwo muhema kutwereka ko muri kumwe natwe. Iyo turi kubona subscribe zizamuka, iyo turi kubona rwose impande zose turi kumva muduha comment mukatubwira ngo ibi bintu bimeze gutya. Hari n'abatubwira bati rwose muri kwandika ibintu byinshi ntabwo ari byiza. Hari abatubwira ati turabashimira cyane, Imana ibahe umugisha. Rero nongeye kubasuhuza kugira ngo Imana ikomeze kubana namwe, mbifuriza n'umwaka mushya muhire wa 2025. Ni umwaka tugomba kwinjiramo dufite ingamba nshya, dufite imikorere mishya, dufite icyerekezo gishya, kandi dushima Imana ko yaturinze no mu mwaka wa 2024. Ndabasabira kugira ngo Imana ikomeze kubarinda no kubana namwe. Mbene rero kubasuhuza aho muherereye hose, abari mu mpande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndavuga iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Uwiteka abaho umugisha cyane. Ntabwo nabura gusuhuza abari mu bihugu bituzengurutse bya East Africa, ndavuga Uganda, ndavuga Tanzania, ndavuga i Burundi, ndavuga muri Congo, abe Uganda tubaramusiza muri Nyaryakatonda, mukama wafe abaho mukisa. Bana Uganda muturabira nafe tusanyusenyo, tugamba tutya mukama abawe omukisa. Watu wanaotoka Tanzania, watu wa Tanzania tunawapenda sana, tunawakaribisha sana katika vipindi vyetu vya DDK TV Gospel Show. Mungu awabariki sana munavyo tuonesha kwamba mnatufuata, mnaangalia vipindi vyetu. Mungu awabariki sana. Abi Burundi turabasuhuje cyane, ni impore. Imana ibahe umugisha cyane. Kongo, Uwiteka abahe umugisha cyane. Turabasuhuje abigoma, Imana ibahe umugisha cyane. Tugiye kuganira akanya gatoya, ntago turi bubatindire uyu munsi, ariko nifuje ko tuganira kuri korari y'ahantu hitwa Irubaya. Korari y'ahantu hitwa Irubaya rwose ni korari iri kuririmba ndetse ifite ubutumwa budasanzwe. Abantu benshi nifuje kuyiganiraho kuko ni korari abantu benshi bari kugenda basubira mu bihangano byayo, ndetse bagaragaza yuko ari indirimbo bakunze. Bagiye baririmba indirimbo nyinshi cyane, bagiye baririmba indirimbo z'umuryango, bakagaragaza uburyo umugore n'umugabo Imana bigeze kuririmba igitekerezo kivuga ngo Imana igize gutya ikakubwira ngo ese subira inyuma wongere wibere umusore, wazongera gushaka. N'abantu baba bafite ubutumwa butangaje kandi ubutumwa bukunzwe cyane. Muri iyi minsi hari gutrending indirimbo ivuga ngo akabizu nabibonye hirya hino ku mbuga, ndetse bari kuririmba bitangaje. Ubwo rero ndagira ngo iyi korari tuzayihamagare, tuganire nayo, tuyibasangize rwose, tubabaze ido nido, tubaganirize, tubabaze uburyo bahimbyi bayo, kuko ni korari iri kubikora neza. Ntago na prayinga ngo mbumvishe aho akantu gato kuri iyi korari, ariko iyi korari nuyumva, reka ariko nkumvisheho gatoya. Nyumva iyi voice uraza kumva iyi korari nawe wari uyizi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ngo ntimucike intege. Iyi ndirimbo barimo ngo ntimucike intege rwose, ni indirimbo nziza cyane, indirimbo iryoshye, imeze neza. Bakunze rero b'ikiganiro cya DDK TV Gospel Show, wowe ubibona ute? Ni ikiganiro tubazaniramo amakorari nk'aya ngaya atandukanye, kandi nibaza ko muri buryoherwe rwose. N'uryoherwa ujye muri comment utubwire uti muzaduhamagarire uwo mutumirwa tuganire. Ntago rero natinda, reka mbakinire indirimbo nshyashya, indirimbo ya Last Voice. Reka nyibarebere ya Last Voice rwose, indirimbo iryoshye cyane nayo imeze neza.
Last Voice Family ya hano Ikigombe. Ni korali rwose yasohoye indirimbo nziza, indirimbo imeze neza cyane, kandi rwose nibaza ko mwese mumaze kumenya Last Voice ni korali iki, ni korali ikora gute, ni korali imeze gute. Reka tuyirebe. Last Voice Kigombe basohoye indirimbo rero vuba aha ngaha, indirimbo yitwa Simoni, indirimbo nziza cyane, indirimbo imeze neza. Turaza kubakiniraho gatoya, ndetse mbabwire yuko ikiganiro ejo nzashyiraho kizaba kiriho umutumirwa, tuzaganira umutoza w'iyi korali, umutoza uzaba atuganiriza ubuzima bw'iyi korali, atuganiriza uburyo yigisha iyi korali, ndetse akabasha kuyibasha ari umudamu. Iyi korali imeze neza. Uze kurisacinga Last Voice Family Choir, urebe indirimbo yitwa Simoni. Ni indirimbo nziza cyane, indirimbo imeze neza, nayo ni indirimbo rwose iri no kurebwa, imaze iminsi 3 yonyine igezeho. Ni indirimbo wumva ko ari korali imeze neza. Ubushize twaraganiriye batubwira uko ari korali imaze imyaka 6 yonyine, imyaka 6 rwose, ariko ni korali imeze neza, ni korali kubikora, ni korali rwose ubona ihagaze neza ku mpande zose. Ntabwo rero twabura kuganira ku bandi bantu twifuza kuzaganiza, ariko nabo bari gukora indirimbo nziza cyane zitandukanye. Reka tubarebere undi muntu uri gukora indirimbo nziza, umuntu witwa Jarike. Nawe turanagusuje Mr. Jarike, uri gukora ibintu byiza, uri gukora ibiganiro byiza, uri gukora gahunda nziza cyane. Tubwira abantu badukurikiye muri aka kanya, mukurikira ibiganiro Jarike ari gukora ku ndirimbo, indirimbo ze. Afite indirimbo nziza yakoze akorana n'uyu mumama yitwa nde uyu waririmbye indirimbo nziza nawe. Reka nyibarebere. Ni indirimbo nziza kandi imeze neza bakoranye. Ariko nkubwira ngo wajya kuri YouTube channel ukaresacinga, ukareba Munyampeta Jarike, cyangwa se ukaremba indirimbo nshya, indirimbo nshya TV, indirimbo nshya TV rwose ari kubikora neza. Indirimbo yaje, indirimbo ya Jarike yitwa Nawase Yvonne, indirimbo nziza cyane baririmbye. Ni indirimbo imaze kurebwa n'ibihumbi 35, indirimbo nziza cyane, indirimbo imeze neza. Wa muhanzi yitwa Uwase Yvonne, baririmbanye indirimbo nziza, indirimbo imeze neza cyane. Tega amatwi wumveho gato. Ndaza kubashyiriraho agapariti gatoya kuri iyi ndirimbo. Ni indirimbo nziza cyane, indirimbo yaririmbwe na Jarike, indirimbo rwose iryoshye, imeze neza. Ibi rero tubikorera kugira ngo nawe ugereyo utubwire uko bibona, utubwire nimba koko uko twabivuze ariko biri. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo ziba ziryoshye, zimeze neza, harimo ubutumwa bwiza rwose. Ni indirimbo Uwase Yvonne yakoranye na Jarike ubwo yajyaga kuririmba muri biriya bice byo mu Bubiligi. Mu by'ukuri bakoze ibintu byiza cyane, ibintu biryoshye. Imana ibaha umugisha Jarike na Uwase Yvonne, Imana ibaha umugisha cyane, kandi mukomere, kuraje rwose. N'abadukurikiye kandi namwe musure urubuga rwabo, mukore subscribe, like na comment, kuko niryo terambere burya ry'abahanzi, niryo terambere. Iyo babona mubakurikiye baranezerwa bakishima. Ngaho rero ntago nabura kubabwira ngo iyi ndirimbo ndaza kuyinyuzaho gatoya kugira ngo namwe muze kutubwira uko mwayibonye cyangwa se uko mwayisanze, maze tujye turushaho kubana namwe muri gahunda z'indirimbo ndetse z'amakorali n'abahanzi batandukanye hirya no hino. Hano hari indirimbo rero imaze igihe gito cyane, amezi 4 yonyine, ariko impamvu ngiye kuyikina ndaza kuyibabwira. Ni indirimbo iryoshye, imeze neza ya korali Umucyo wa Kristo, indirimbo rwose
ya korali itari imenyerewe cyane kuri YouTube, ariko ni korali muri iyi minsi iri gukora ibintu byiza. Indirimbo nziza yabo yitwa Humura. Indirimbo yitwa Humura rwose ni indirimbo nziza cyane, nimuyumve. Imana yakwibagiwe. Iyi ndirimbo ni nziza rero. Impamvu iyi ndirimbo nyikinnye ni uko iyi korali yatunguranye cyane. Ni korali yakoze mu gihe gito, ifite indirimbo nkeya cyane kuri YouTube, ariko ni indirimbo yarebwe cyane, imaze kurebwa n'ibihumbi 171 mu mezi 4 yonyine. Iyi korali ni korali rwose utakeka ko ibintu yabikora, ariko yakoze video nziza. Muze kubasura wumve indirimbo yitwa Humura, umucyo wa Kristo ya Kacyiru SDA Church. Ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo iterwa, ariko ni indirimbo iryoshye. Muvandimwe wanjye, uze gukurikira iyi korali ndetse ube umufolowa wabo, ubakurikire rwose, kuko ni abantu bari gukora ibintu byiza cyane, bamaze kudutungura. Nimba nibeshye ntabwo hari ibihangano birenze 5 cyangwa 6 kuri iyi channel yabo, ariko igihangano cyose kiri perfect, kiraryoshye, kimeze neza. Mbese kubakiriye akantu gatoya, muze kureba iyo korali yitwa Umucyo wa Kristo. Iyi ndirimbo imaze rwose igihe gito cyane, urabona ko rwose bafite n'ibihumbi 4 by'abasabone. Ndagusabye nawe rwose ukore subscribe nk'uko nanjye muri aka kanya nyikoze rwose, ndayikoze. Ugereho ukore comment ndetse ukore na subscribe. Ni korali yantunguye cyane, ariko nawe nugerayo uratubwira ngo ese ibyo twavuze ni ukuri cyangwa si ukuri. Reka twikomereze turebe indi korali nayo imeze neza. Indi korali imeze neza nayo yaduhaye ibintu byiza cyane, ni korali yitwa Inkuru Nziza. Inkuru Nziza rwose, Inkuru Nziza nayo Inkuru Nziza yo mu Bibare. Inkuru Nziza yo mu Bibare niyo shaka kugira ngo tuganire ku ndirimbo yabo, indirimbo nziza cyane. Inkuru Nziza, Inkuru Nziza, Inkuru Nziza Family Choir Bibare. Yes, indirimbo yaje rwose, indirimbo imeze neza, indirimbo yakozwe neza mwabagabo mwe. Iyi ndirimbo ndaza kubakinira akantu gato. Ni indirimbo imaze kugira ibihumbi 137 mu mezi 3. Muvandimwe, abantu bari gukora. Congratulations kuri Inkuru Nziza yo mu Bibare. Imana ibahe umugisha cyane, ni ukuri. Wow! Impamvu yacu ni ukuvuga ngo wowe uri kubibona gute? Ese nawe uzabikora? Reka duhugurane, reka tuzamurane, reka dukore mu izina rya Yesu, kuko urabona ko urwego rw'amakorali rumaze guhinduka. Ni indirimbo ivuga ngo numva ijwi rito rimbwira. Wow, indirimbo nziza cyane y'Inkuru Nziza Family Choir. Ngo ndagufubitse, niko indirimbo yitwa. Indirimbo yitwa Ndagufubitse. Jya kuri channel y'Inkuru Nziza Family Choir, Inkuru Nziza yo mu Bibare, wumva iyo ndirimbo yitwa Ndagufubitse. Ndagufubitse, reka mbakumbuze, mureka gukomeza kuyumva rwose. Ni indirimbo ikoze neza, ifite iryo shusho. Ntago jyewe nabikekaga yuko mu itorero ryacu hari abantu bashobora gukora indirimbo nk'iyi ngiyi. Tuzabaza nibidushobokera, tuzabaza umuririmbyi wabo witwa Jackson, ndetse umutoza wabo ndakeka, ndetse nibyo tuzamuganiriza tumubaza indirimbo yaratwaye agaciro kangana iki, kuko ni indirimbo nziza cyane, indirimbo irenze, indirimbo yakozwe neza, bambaye neza. By the way, basigaye bafite ama innovation menshi amakorali y'iyi minsi. Uwiteka abaha umugisha, muri gukora kandi muri kutwereka yuko umurimo n'umuhati wanyu atari uw'ubusa. Ntago mukora kuko iyo ubonye amafaranga bashoye ntaho ahuriye nayo bazinjiza, ariko kubera umurimo w'Imana bakora bawitangiye, umurimo w'Imana bakora bakeneye, umukuru w'Imana bakora bashaka, bamaze kumenya umurimo w'Imana kuwukora neza icyo ari cyo.
by the way, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha cyane. Iyi ndirimbo iratangaje, indirimbo iraryoshye, imeze neza, inkuru nziza zo mu bibare. Wow, congratulations. Iyi ndirimbo rero ifite like 1900, ikagira comment 322, ikagira ama views cyangwa abantu bayikurikiye bayigiyeho 137. Nukuri ni indirimbo imaze kurebwa mu buryo buri hejuru cyane. Uwiteka abahe umugisha, nukuri mugubwe neza, turabakunda cyane. Ntabwo rero twarondogora, ntabwo twatinda, turagenda tubashyiriramo n'ama videos y'aya makorali yose tuganiriyeho, kugira ngo mugubwe neza kandi mwumve munezerewe. Uwiteka akomeze kubana namwe, turabakunda aho muherereye hose. Nukuri Imana ibaho umugisha cyane. Ciao ciao. DDK TV Gospel Show.